match ebyiri 11 babanzamo badahinduka kwanza Ruben Amorim wa 11 igitekerezo niki yabafiteho ubona barimo bubakiraho bituma ashobora kubapanga match zikurikirana icyambere babanza guheraho no kwemeranyaho no ko Manchester United nubwo yanyuzemo umukino Brentford batsinzwe 3-1 ariko imikino 5 iheruka bari batsinzemo 4 iyo 4 ndashaka ko insista kuri iyi ngiyi batsinzemo Chelsea 2-1 batsinamo Sunderland 2-0 batsinamo Man 2-1 batsinamo Man batsinamo Liverpool 2-1 batsinamo batsinamo Liverpool 2-1 batsinda na Brighton 4-2 uyu mukino wa Brighton abakinnyi yari yakoresheje ni nabo yagaruye kuri Nottingham anganya 2-2 yego ariko urebye aba bakinnyi kuri Brighton n'ubundi ntibari bahindaguritse cyane kuri Liverpool ndashaka kukubwira ikintu kimeze gutya icyambere n'ukuri wadinga muri coaching ni ikintu ni principe Samir ako kade batwigize kugakora na IBF Adana murusha namwe nti kuki udashyiramo nimero 3 mangwende ugasubizamo Claude arabati Claude tuvuye gutsinda match icyo gihe u Rwanda rwari ruvuye gutsinda mwari mwajyanye Zimbabwe kimwe ku busa kandi yakinye neza nabo na match ya Nigeria twatsinzwe yavuniye Osimhen nawe bayifata nkaho yakinye neza nabo twari defense neza dutsindwa mu minota ya nyuma sikosa bavuga ngo ni ikinero cyo mu mupira Aderari iyo abantu cyangwa umukinnyi kuri post abashe kwitwara neza ubukwe ku muri wadinga akabona iminota muri match kurikiyo nico kigaragaza nyine ko uri umutoza ufite justice na equity nturobanura kandi ukoresha ubutabera abitwaye neza mbasubije mu kibuga second ni n'ikintu cyo kumotiva abakora neza kugira ngo babandi bari kuri bench barushe gukora cyane you challenge them to be good kwa kuravuga ngo reba babanjemo bitwaye neza none wowe bimeze bituri kuri bench ningo y'iminota 20-30 nyereka impamvu kwiye kuzabanza mu butaha so kuko bari bitwaye neza kuri match yabanje yagomba kuri wadinga ikindi ese waruzi ko no kubona equipe ya Man uko yari imeze setup yayo abikwereka ko mu byukuri nje ku kigero cyo hejuru ariko nyemera ku kigero cyo hejuru sobaneye ko araga pourcentage kabura umuzamu we narabivuze umuzamu w'umunyaturikiya yarantengushye yatangakiramo uyu mwana muto wo mu Birigi Sen yakoze neza rwose Sen Lamens imikino yafashe neza uyu simushidika nta nubwo aratsindwa kuva agiye mu izamu rya United yego ntago United iratsindwa so ikintu Reniyoro mukundira gatoya kurusha ba Magwaya Samir ngene mera yuko n'umukinnyi mwiza mu gusohora umupira yego kandi no mwana uri very athletic ni muto arihuse atakokara kandi cyahomba arimo arakina nk'umuntu uzi neza ko urumva abafaransa bagira akantu gatuma abakinnyi babo bakura vuba reba Reniyoro mu Manchester United n'ubu ngubu baracyamuhamagara mu matari y'imyaka 21 niho kumubwira ngo uracyafite byinshi byo gukora kugira ngo utwereke ko ukwiriye kuza muri equipe ya mbere reba ku rundi ruhande umwana nka Adam Wharton cyangwa ba Jed Spence bagize imikino 3 myiza nationale y'Ubwongereza abafaransa ko kuntu batarira abajeje bituma umukinnyi wayo wabonye spotlight nk'iya Manchester United atanga ibyo byose 100% kandi si kubusa umwana w'imyaka 17 ashakwa na Real Madrid niba mwibuka neza Real Madrid yaramushakaga kugira ngo imutware uriya mwanya batwayemo Dini Hussein niyo riyo yemera kujya kwa Real no wakuri kuba ari kwa Real ubu ngubu isa bumvaga azabasimbura Varane Matis Delirte we nta muntu umushidikanya sofa yasubiye ku rwego ari kugaruka gahoro no gatarajya wegeze show niba mara gukira neza abandi bakinnyi cyane Martinez yamaze no gutangira imyitozo ariko sofa uko bihagaze nanone namuprepara ntacyo bitwaye rero iyo umaze kugira iyi back 3 ngiye mitandeba ngo noneho ubundi abandi bo ku mpande bameze bati Diaro ni umukinnyi mwiza pe sinyeneye gusobanura Diaro nakana gafite umwuka gakina imbere kagaruka inyuma agira n'ibitekerezo bibangutse Ewan ayikina neza agira ibitekerezo bibangutse pe cyane kagira ama decision ari perfect akina nk'umuntu mukuru kandi ari umwana noneho yifitemo n'ubushobozi bwinshi usibye kwa assisting ashobora no kugukorera igitego n'ubu yaragikoze hari n'ikindi yakubise umupira yenda ukubita urajya hanze gato ya ku munota wa nyuma
mu magambo magufi aguprovidinga ibisubizo byinshi aguha solution nyinshi mu bintu byinshi pe. hari n'ikintu nibazaga rigani niyo mpamvu navuze ngo onze tuse nk'abayivugaho kuri Amad Diallo byanzurwe yuko Diogo Dalo mu gihe wenda Lisandro azaba yakize rukushaka ajya hariya kuri gatatu bibayeho twanzure yuko Amad Diallo ari umukinnyi mwiza bafite kuri kabiri ukina ku wari yose sofa urabona nta n'impinduka zabaho uriya mwanya n'uwe Diallo ndamwemera kurusha Dalo kuko Dalo n'ubundi yari ahari Diallo amukinana ahubwo Dalo ahantu bari bamuteretse ibumoso Amadi bamwegezaga Amadi yakinaga no mwanya Brane rego the best place ni hariya nje niho namushyira uzi impamvu ngiye namushyira hariya nahamugumisha mu mupira w'amaguru ugezweho zacunge wenda rigari no mutoza muri kuruwari hari kuruwari baha inshingano zo kwataka akajyana kuruwari baha inshingano zo kudefanda iyo mbyitegereje muri Manchester United kuruwari y'iburyo ya Manchester United nishinzwe kwataka no gushaka ibitego kandi nka Manchester United ikipe idafite umwataka tipiko yatsinda ibitego 20 Amad Diallo akaba afite ubushobozi bwo gutsinda byibura igitego kimwe mu mikino 3 usibye no kuba wenda yanakina kuri urwo ruhande akaba ahari mu buryo bwa schema tactique no umukinnyi wongera umubare munini w'abakinnyi wa Manchester United iyo bari muri offensive kandi agatekereza vuba bitamusabye kubanza guhererekanya cyane rabizika afite taye noya so umuntu ujya mu madiyo rayeriye ni wa muntu ushaka kubona umupira ugarutse wenda bateye nka kona agahita wupunshinga ahita wusubiza mu izami igitego kikaba kirabaye mu gihe wenda Mbemo atawubonye mu gihe abandi bahugiye kukumarika Sesko na ba Mateus Cunha Diallo yagukorera igitego kandi ukaza gutanga konsinya ahubwo ku muntu uri gukina kuri iburyo muri bandi bakina muri defense atruwa ukamuha inshingano zo kuvuga ngo uraza gukuvura cyane kandi Reniyoro hamwe n'imyaka afite hamwe n'uburyo ari athletic ari umuntu wirukanga kandi Reniyoro hari tackle yakoze kuri match ya Liverpool niba ari umwaka ushize yaseze ishize yakoze tackle ahantu ya nyairi perfect ndavuga uyu mwana afata decision hari abandi batinya kuyikora mu rubuga rw'amayina akora tackle ya nyayo Manchester United ntiyaterwa penalty akora clearance ntekereza ko Reniyoro izo mbaraga z'umubiri ziracyamworere kwa yagara muri defense kandi akajya no gukuvura Diallo uko washiramo nka kuko uyu Dalo daragira ikibazo mu kwataka si mwiza ntatanga za centre nziza ntabwo akiri Dalo wa kera we tuzi nanone mu kudefanda bari icyambu ko niba nk'abantu benshi babonye Dalo bibuka Gabriel Jesus amucenga ni nayo anecdote abantu bose bamufataho nk'ikitegererezo icyo kintu yasize wakomeza nko muri ntabwo dukeneye gusobanura Casemiro n'utubare duto nko muri match 3 zitambutse akinishwa kuri uriya mwanya atsinze igitego atanga n'umupira uvamo igitego Dalo bimeze bite Dalo mwihorera none se ubwo sone ngo hari ahantu muri 11 umutoza arimo agenda arema amakipe yose akiniye ibintu bya defense atruwa nushaka kugenda muri NT Denzel abagomba guprovide ibitego nushaka usore muri ya Chelsea ya Conte Moses yakoraga imibare nyine ugomba kugira kuri Samir yabivuze ifasha cyane itutse inyuma umundi nacyo kintu nifuza na Liverpool idakiniye kuruwari ko ba Trent yabaga yata tuvuga niho basohorera umupira reka ubirebe none se ibitego manu byinshi yubaka nago bizera muri pesi ya Mbemo na Diallo none so natariho Bruno nyina akanja dekara imipira ni ibintu biri semple ubundi se tubibaze mu mibare kunyaswe wi projector agasanga Chesco bakaba ari babiri muri box tubibaze mu mibare Mbemo so wi projector kurusha kunya project Mbemo yasinze ibitego 3 mu kwezi gushize ongeraho ibyadio Manchester City yatsinze ibirenze ibyo ko hazamo icyakaze miro wenda cya bibiri ibisigaye byose si iby'urwo ruhande no kuvuga icyo nifuzaga ko tuvuga kuri aka kantu murakivuze neza cyane nk'ababazaga nifuzaga yuko nyine mumbwira ko abahakinaga nta mibare n'abanyarwanda baryohewe abahakinaga ntabwo babimbwiye ariko ndi kubibona ko bishimye abahakinaga byumvise yaba Dalo yaba Museri Mazraoui bose bashobora gukina nka match 10 ligani cyangwa 15 nta gitego nta Dalo agera mu indiscipline kandi uriya mwanya execution z'ibyemezo bye ziri puwa ashaka kuzamuka akabona yegereye kona pe ariko yahindura umupira Samir yabivuze akawutera ikantarange uriya mwanya ikantarange ni mu kahe kari ikantarange ni habaho n'ingo n'ikimeze kivuga ko ari kure cyane ntabwo umunyarwanda yabitinyuka ibyo bintu ntabwo hazwi ni ikimenyetso kivuga ngo ni kure cyane ntabwo izwi ikantarange habaho nta hantu yitwa ikantarange habaho mu Rwanda ni ukuri kw'Imana inzega harahari irinuza harazwi ariko ikantarange ntihabaho ikantarange tube tuharetse icyo ngicyo kiri kira cyane umukinnyi ugira imibare ukina ari ahantu Casemiro
muri mediane ni umukinnyi buri muntu wese akwiye kumva ubushobozi bwe nta gushidikanya ko ari we nimero 6 mwiza bafite reka tumutambuke ataturire iminota Bruno Fernandes amuhagaze iruhande reka ngira icyo ngufashaho muri match 9 iyi sezo amaze gukina amaze kubanzamo imikino 8 amaze gutsinda ibitego 3 atanze umupira uvamo igitego n'uruhare rw'ibitego 4 muri match 9 uruhare rw'ibitego 4 afite iyi sezo bingana n'ibyo afite mu myaka 2 ishize muri Manchester United birumvikana ko nyine agize intangiriro nziza Bruno uburi iruhande rwa Casemiro muvugaho ijambo rimwe niwe mukinnyi wa Manchester United by the way yatsinze igitego kuri match ya Nottingham no kuri Brighton atsinda igitego atanga umupira uvamo igitego kuri Bruno next time kugira ngo biryohe ujye uranse wabanje statistique noneho dukora analize dushingiye muri statistique statistique ziza mbere ya analize Casemiro tumuvuyeho Bruno niwe mukinnyi w'umugeni uri muri Man U umugeni mvuga ni kwa kundi uvuga ngo umuntu ashaka umuntu yatwara mu bakobwa bari hari nubwo bari abahungu ninde yatwara ni man to watch umukinnyi impeccable meneur de jeu kapiteni witangira equipe ukora ibitego uri mu buryo donc ni umukinnyi rero ukabona nundi yamwifuza let alone na Manchester United imufite Bruno ni umukinnyi mwiza pe sinshaka kumutindaho kugira ngo duhizinde equipe iminota ubona umuntu cyane ko dusobanura unyuzwe n'umunani wese nje I would rather prefer nacyo ni yindi ngingo uzanye kumwigiza imbere wenda nkagira undi mu nimero 8 ariko sofa Samiri naje gusanga nanone akujya bagira ba double pivot nanone nabanyigize umwumbati cyane nabanyiremereje cyane banza wumve Casemiro ni kirato none mfite batatu bari inyuma sibyo shizemo undi mukinnyi wenda tubwenge Ugarte cyangwa se wenda nkuriya mwana uyu Meno Kobe Meno none urumva ko ngiza abakinnyi batanu bari muri role zo kudefanda kandi ganuyu Diaro n'uyu Daro bo ku mpande nabo burya ntago baba bari imbere cyane babasa naho bafunze igice kimwe imbere ikindi nyuma icyo kintu cyo kuba batari very offensive cyane bagomba no kwibuka ko defensive minded kubera yuko nyine barikina kuri ari yose cyaba kigiye kundimita mu bisubizo by'abakinnyi bajyana umupira imbere nanone ya Deraye rero icyo cyatuma ntufite statistique uzishyiramo nta kibazo kuri Bruno at least keretse bafite undi mukinnyi mwiza upgrade kuri aba bahari shaka uko Ugarte na Meno naga ari beza dore ngo urugero kwifuza kubaho kandi abantu bihangane nifuza yego reka mbifuriza ku nimero 8 mwiza kurusha nibareka mbifuriza ariko ndabifuriza mu bandi keretse umwe mu hano Casemiro hagaranye na Declan Rice namushyira imbere Bruno cyangwa se wenda Enzo Fernandez that number 8 ukuha garanti yuko aragusohorera imipira igera kuri Bruno igera no kuri bambemo nabakunye cyangwa basheswa sasa ikibazo mfite biragoye burya hari umuntu umwe skoro ukomeye cyane mani yigira bakwe muri Chelsea ni gihuha Mason Mount Mason Mount yenjenze the moment ila assist yatanze kuri Champions League ya inde yanyuze mu mirongo igasanga kayi bagatsinda kuri finale Man City ari muri Chelsea iriya yaragiye itiroka abantu bose bahita basara ngo Lampard mushya Lampard wa ngo Lampard arabeshya cyane ntago rero yaguha icyo kintu ushaka niyo mpamvu iyi setup sofa nemeranya nayo kandi yo ndebye kunya muri role Bruno yagakoze ya 10 warukeneye imibare ya Bruno wayishyiramo ibitego 2 na assist 2 no rero ibitego 10 ariko niwe mukinnyi umaze kurema uburyo bwinshi muri Premier League isezo uburyo 28 ngene nagome hari uburyo 28 kuko ari igihari Daro ni uhari ariko biranabikwereka ko nawe bahisa musimbuza baravuga ati nubwo urimo ariko tanga umwanya Doro ugazemo ni kikwereka ko kandi bakozwe ku masaha 38 yavuyemo waravuga kuminduka okay yaje kumusimbuza mukura amazana Doro ni kurwara ubona ko ngiye mbona wagakwire kuba nabanzamo inde Doro ariko ari igeze kuzajya mubanzamo muri match zabanje bagakubitwa cyane
dore ikibazo gihari nge ntegereje icya kintu nakubwiye kugira ngo Man ise nigororoka ntegereje ko babona Martinez bagasunika show akifatira uruhande niwe wabikora neza kuko n'ubundi igitekerezo cya kintu twubatse kivuga ngo umuntu waguha uburyo bwo kwataka no kudefanda ariko uruhande runene ruri kudefanda abagiye kuza kuba mwiza kubera Man U yatatswe itakaje umupira show agaruka kuri gatatu nka nimero 3 tipike Lisandro agakina na Mathieu Delirte nk'aba center back noneho bagahagarara neza nk'aba center back ikuzura ikayimeze neza aha rero niho hakirimo akantu nubwo rero bakinnye ariko ntabwo bimeze neza ahangaha bisaba ko show azayisunika agafatira uruhande Samiri nakore bana batatu imbere mbemo Samiri nifuzaga yuko nacyara gikomozaho ariko kuri resilience United ubona mentally batarakura ku buryo batsinda imikino myinshi kurikirana ntabwo ari ikibazo cyo gukura ahubwo Manchester United ifite ikintu cyo kuba mu bihuze na ifite ukuntu isa nka yasoza bano bakinnyi akabakora agakoments gato icyo kibazo tukacyahuranya tugisoza wenda kuri abo batatu b'imbere mbona ikibazo kirimo kuri Benjamin Sesko Benjamin Sesko afite icyo nakita nko kutihangana ameze nk'umukinnyi ushaka gupuruva cyane ku buryo agaruka inyuma agashaka gukora ku mabaro menshi noneho igihe bagejeje imipira muri box rimwe bagasanga atariyo sinzi natekereza kubona nk'ukuntu ujya ubona ukuntu Chris Wood akinira Nottingham Forest kuvuga ngo nimushake mube muri inyuma nge ndi imbere nibyo nshinzwe ntabwo ndi busubirane ntaga droppinga Hudson Odoi naza nabara akayihindura arahansa urumva Premier League ifite ukuntu ibyemezo byayo byihuta ko ukuntu imikino iba yikurikiranye noneho nka Manchester United imeze nka Lion niba ari Bing Bero ashaka no na sezi taratangira hari igihe bavuga ati nta kintu kirimo birarangiye nyine niyigende Sesko nawe afite icyo kintu cyo kuba atasanzwe n'umukinnyi wigeze kubaho approve kuko yo keretse bavuga ngo umukinnyi watsinze ibitego 98 ntabwo abaye umuswa mu byumweru bitatu ako kantu kakagumaho Sesko afite ikintu cyo kuba atarigeze abo umukinnyi ukomeye ahantu urabona nk'ibintu Nick Vogt medali gukora muri Newcastle kuvuga ngo byibura ninshaka gitsindisha ari cya penalty cyangwa n'umutwe ariko byibura banyandike ko nagitsinze Sesko nawe rero afite ukuntu avuga ati nintatsinda igitego sinakore no kuri baro nyinshi statistike ziraza zivuga ko nakoze ku mipira 5 basi travail kimenyesha ari ngiye Manchester United bigerekanyamo hagati akagaruka kandi nk'aba ba Diallo ari gihe itanaga umupira imbere ugasanga Sesko ntahari Sesko akwiriye kwiga ikintu cyo kugumayo iri height ye nyene ayitekerezaho reka mubwire mu ijambo rigufi nabonye bataka barimo Rukatoni mbona mwataka yitwa Mario Gomez wa Bayani mbona bataka nka Peter Crouch ubwo nabayinzagi ni muri iyo system wenda ndavuga barebare cyane ku gihagararo naba Calvert-Lewin yanyuzemo mu minsi ishize ziriya taye ntabwo ari nziza cyane buriya nubwo abantu vuga ngo gutsindisha umutwe umuntu wenyine wari seriye mu bantu barebare ni Zlatan umuntu umupira umuntu wawise urakoze cyane umuntu wawise football nuko yarabizi neza ko igice gikora cyane ni ibirenge demo ugira igihagararo ujya hejuru demo ukoresha amaboko cyane wamujya muri basket ese rubizi demo ibirenge bidakora neza kuko umupira controle yawo burya abantu bagufi no mpamvu borohera cyane muri physique babyita ngo centre de gravité utakaza low center of gravity low center of gravity rero ntabwo ufashe hasi cyane ntabwo rwose n'ubundi mwe expectingamo kuba mwataka wakora mamaje afite igihagararo ni muremure bikabije ni muremure cyane yaguye icyo gitego cy'umutwe yagira ahantu yagucungura yagufasha basco kick yayigutera yabitekereje I see him as a sub yaryo agusimburiye anafite n'ikibazo oya anafite nyarugenge mu Rwanda nta bitego birahaba mu Rwanda se bakina umupira abanyarwanda nabaje gatera musango ko imikino 5 ukabutsinze ibitego 2 ngo nabandi ntabyo batsinda nibo namubaza mu hagati y'imikino 5 ngo nabandi ngo bafite bingahe abandi bafite bingahe bajya mukona abanyarwanda bajya bavuga ngo urwango gashyira ibitego bitarajyamo ntari tarenga muzamusaba imbabazi ndabibabwiye nk'uyu ngo tubyogeze uko biri mwarira uriya mwumbati ntuzagenda avaho ngaho mbabaye aha dukomeze oya njye mbona uramwataka atari perfect mani ikeneye umwataka ntabwo ari we bihura ntabwo ari muzima ubu muri match ze ibitego bye 2 na assist imwe erega
don't talk about numbers. See how he plays. Okay. That's what matters. abari izori ntabwo ahuye n'imikino ubona se we bifitinga ajyana n'abandi ubona bihura ukumaze kubona gakuruwari kambemo na dero karyana Bruno nawe ubona afite icyizere cyo gushyiraho ba memo na kunya babizi ubona heregeta n'ubundi kuri match utajya muri Afrika ya wa mutoza uvuga ngo nese Arsenal byara match ubona ari Haaland ubona n'umwataka heregeta ngiye hano uyu munsi ndabaza ntabwo nicaye aho ngaho nicaye aho mba mbazwa ariko ubundi kubaza niho bitandukanye nta kintu bihura n'imibare ya kera nimuvugira umuntu wagiye muri shampiyona ya Autriche natsinda ibitego 20 muri shampiyona je narakarabye n'umunyazambia wanjye yakinye yatsinda nka za 30 Pastor Daka ari muri za Autriche yamininagamo harandi yatsinda nka 70 he's not good bakenera undi ariko kunya na mbemo biraho nyine babonye uri kubona nk'iki cyataka cya Brentford ibintu kiri gukina Brentford cya Igor Thiago kiba kihari ku muntu wa mbere kiba kipressinga ahantu hose I see ibintu bibiri byaba muri mani mu kwa mbere nuko batabikora wenda cyane muri sezitaha barimo gukosora uyu mwana w'umuzamu sinzi n'abazakomeza kuba mwiza wenda niho hantu ngifite makatu izi tuyange ariko gutwara no sofa so good aracyari muto gutwara bitugu bya Manchester aracyari umuzamu ndacyagira igitekerezo na n'ubu cyuko Manu yakenera nimero 8 kugira ngo Bruno ajye muri role ya nimero 10 Manu iracyakenera tahizamu shoboka kuba yaba adjusted as soon as possible byagira icyo bifasha ariko hari ikibazo yigeze ku kibazo kiryoshye ngo kuki itarenza match enye 5 igisubizo burya Samir yaragitangiye ariko nagitangire nanjye ndaza reka njye nyikubwira Manchester United yakubiswe inshuro nyinshi imeze nka wa muntu umaze amezi anadahembwa noneho iyo bamuhembye nk'abiri icyarimwe cyangwa bakamuhemba yane icyarimwe abati se njye mu kabari nk'icupa ubuze ntibazongera bakamara andi nkayo yandi mu mutwe ntibiraza nyine Manchester United irakina ya pressure kuvanga se yatsinda 5 babantu bikizeho ngo baziyogosheshe ukabona nyine hari ikintu kitabura kandi ko twagera tujya umukiki kuri uko baba bapanze hari abakinyi bavunika ugize isa Manchester United nubwo yakoze abo 11 babigarura Kazimiro nitwe bafite imyaka 30 hejuru yakoze akazi ke kandi Premier League iravuriye nubwo bakina weekend gusa na yindi competition barimo ugiye kwa Nottingham noneho nibo bakinaga na zino equipe zitambaza iragushyiraho ibipira Morgan Gibbs wahita bayiruka igihe cyose ameze muri atletism Kazimiro afite 30 ese ufite kuri bench umuntu waza byibura akagira icyo ahinduraho agakomeza byira mu byo Kazimiro yakinaga ese koko niba Seskata adahari avuyemo wabona undi byibura wakina ibyo ngibyo tubonye kuri bench Mason Mount ni uza hafi ni ba Patrick Dorgu ni bande Manchester United apari yo kuba na 11 bataruzura no kuri bench ntabifite nge ndabona ku ruhande rwa Manchester United igisubizo kiri mu byo mutoza wawe yavuze yaravuze ngo reka mbishyire mu Kinyarwanda twihuta wenda turatranslatinga gasoza yaravuze ngo biragoye cyane iyo uri mu ikipe nka Manchester United iyo utsindwa imikino myinshi guhangana nabyo atari igihe byageze nanjye numva mu mwaka ushize ndishidikanyaho niba koko ndi umuntu warokwe kuba impuzamaniyo igihe twastragoringaga tumwaka ushize twashyize imbaraga muri Europa League dusa n'abasacrifice champion birangira tutayitwaye asoza avuga rero ati ibyo kuba hari igihe nishidikanyejeho ubu ngubu ni ikinyuranyo ngo ubu ni mushake mwandike ibi bintu so you can write this one Samir tujyana kakana wana ukumve niko karimo icyo ngiye ndimo kubona ashaka gutanga message today I feel and I know that it was the best decision in my life aravuga ku joining amani ati uyu munsi ndabyumva kandi ndanabizi neza ko cyari icyemezo cyanyacyo guhitamo kuza muri Manchester United umukono yashoje yavuze ngo I want to be here nshaka kuba hano but ariko iyo banze insiste but ariko for that I need to win against Nottingham Forest yabivuze nyuma ya match nkeneye gutsinda na Nottingham Forest uzina message yarataze ikoyemo icyo wabajije aravuga ngo ikipe koko ngeneye kuba hano nkayivura igakira kuko nibyumvikana ukuntu natsinze Liverpool ngatsinda Chelsea ngatsinda Sunderland iyi Nottingham mu isi n'umugenza kubita ikabinani uzi icyo yashakaga kuvugira impamvu gifata nk'icyemezo cyiza ni nko kuvuga ngo birakwiye ko ifite umuntu uyifasha uyirwaza
uyirema. Byananjyanye no mu nama yabereye muri Espagne bajya kumwa pointinga yahuriyemo Sir Jim Ratcliffe ihuramo Omar Barada icyo gihe Danny Ashoff yari akiri muri Man U ndetse na Coxy baganira kimwe ngo mu bintu bemeranyije mwibuka interview mu minsi ishize mike ya Sir Jim Ratcliffe yavuze bemeranyije ko agomba guha umutoza igihe. Uribuka mubaza mani iri gukubitwa akavuga ati ibyo byo mu byitegura arahari igihe kirambye kirekire. Mu yandi magambo yahise abibona ko ntabwo bikiri icyo twakwita a walk with legs cyangwa se with the foot, it's a journey. Yahise abibona ko sakamarshe k'amaguru ngo ndasohotse ngo mvuye hano ngiye kugera Kabeza. Yahise abona ko ari mu rugendo rurerure acari byinshi byo gukora. Yabiboneye mu kuvuga ngo umwaka ushize twaraswitchinze Premier League ntabwo twari twagize priority. Twari turi muri Europa gutwara Europa tukajya muri Champions League. Nabyumva ko mwatakazaga ku makipe nkaya kuko it was not our priority. Ariko se noneho Samir iyi inconsistency ya we win against Liverpool, win against Chelsea ariko nitwatsinda ikipe abandi bose bari gutsinda. Nicyo noneho kima garanti sinzi no kumva philosophy irimo. Nibwo mbonye uburwayi ifite ndabibonye cyari icyemezo cyiza cyanjye kuhaza kugira ngo nyifashe. None kumva logique ye ubwo rero mwitegure ko mukiri kuvurwa mukirwana no gufashwa. Ubwo rero nakomeza kandi n'umuyobozi yarabimwemereye yaramubwiye ati ndaguhigira mfite icyizere cyane yubake rwose.